Muraho neza nanone reka tubahe karibu kuri Key Property Rwanda. Nemera nkuko bisanzwe rero dukomeje kugenda dutemberana tureba ese niki kiri ku isoko cyangwa se amazu dufite imitungo itimukanwa hano dufite. So uyu munsi none rero twakoze turi Kanombe mu Busanza ahantu hazwi nko kuri Air Force. Ku bantu bahazi kuri Air Force niho turi hepfo gatoya cyane, ni nk'inota ibiri uvuye kuri kaburimbo ugashyika cyangwa se ukagera hano kuri ino nzu tuje kureba. Guys, watch today we have this luxurious brand new house for sale. So iyi nzu rero ni inzu nziza cyane, inzu nini kuri famille. Ibaze ni inzu ikizwe n'iki, ni ibyumba bitanu, dushe na toilette enye, iyi parking hano dufite yajyamo imodoka enye, jardin, decoration, ibintu bagiye biha ubwiza butangaje. Reba hejuru dufite na balcon wana kuriho n'umutaka, ahantu heza cyane, ni inzu nini kuri famille. Kuri miliyoni 140 zirimo ibiganiro n'ubuso burenga 400. Ntago tuzi neza ariko urenze 400 wana ko ni inzu nini. Reba hanze amajade bagiye bashyiraho, decoration bagiye bakora hano hanze, wana ko izi ndabo nizikura wana ko ni ibintu bizaba bisa neza. Reba nawe wana ko ahanga ruguru yanjye gato ni kuri Air Force, ni iminota 2 kujya kuri kaburimbo. Reba ino nzu gate, urebe uru rugi baduhaye rw'igate, wana ko ni inzu nziza cyane isa neza. Wow, reba nawe iyi gate hano wana ko ni ibintu bisa neza cyane, wana ko ni inzu nziza cyane wakwifuza guturamo, wakodesha cyangwa se ugaturamo. Kuri miliyoni zawe 140 zirimo ibiganiro turaguha ino nzu. Ni karibu cyane rero, reka tugendane, wana ko ni neighborhood nziza cyane. Reka tugendane dutemberane cyangwa se dukorane tour. Ukinjira reba iyi design, izi ndabo zose bagiye bashyiraho hano, bashyiramo utubuye twiza, bakora ibintu byiza. Ibaze zino ndabo nizimara gukura, reba naho hirya hose amavaze, uturabo. Reba hano jardin, parking wayibonye imodoka enye. Jardin yacu urabona ko ni jardin nini kabisa, jardin nziza cyane, bashyizemo amabuye, bashyiramo n'indabo, ni ibintu byiza cyane. Inzu yisanzuye kuri famille, ubona ko irasa neza. Balcon hasi ndetse no hejuru ntabwo tujya, ariko iyo hari ubureba mu mujyi Kabeza, Kicukiro, umva ko ufata view nziza cyane hano. So tutatinze rero, reka tujyane mu nzu turebe imbere niki dufite. Inzu yacu sibyo dufite hanze, no mu nzu bimeze bite. Reba ukinjira hano mbere kujya kuri salon, urabona ko izi ndabo bagiye bashyiraho, ubona ko ni ibintu bitanga ubwiza cyane, birasa neza cyane. Reka tujye mu nzu turebe seho bimeze bite. Iyi nzu yacu urebye ukuntu hanze imeze, ubwiza bwo mu nzu imbere birasa gute. Ni karibu, reba iyi nayo ni balcon uko imeze. So tutarinjira, wana icyumba cya gatanu ni iki ngiki gisa nkaho kihariye, kiri hanze mbere yo kujya mu nzu, ntabwo kiri kumwe n'ibindi, ariko ushobora kuza hano. Urabona iki cyumba gisa nkaho kiri hanze cyihariye, ntabwo kiri mu nzu imbere. Turakireba nyuma dushoje, reka twinjire mu nzu. Ariko tutarinjira hano dufite urugi rwiza cyane. Ku bantu bazi inzugi za Muvura agaciro kayo, uru rugi ubwarwo ntabwo ruri munsi y'amafaranga 500. Wow, reka nze karibu turebe mu nzu. Wow, reba urugi. Wow, karibu mu nzu kabisa, karibu inzu nziza. Reba ino salo, ni ikibuga, salo nziza, parafo gypsum. Reba design hano baduhaye, wana ko ni ibintu bisa neza cyane. Reba iyi TV stand, wana ko wow, dufite ibintu byiza cyane. Wana ko miliyoni 140 dore icyo agura hano muri Kigali Kanombe Busanza, hano hazwi nko kuri Air Force. Ku bantu bahazi kuri Air Force neza, ubona ko gatoya ukagera hano, ni iminota 2 nayo ntirimo ukagera kuri ino nzu uvuye kuri kaburimbo. Reba parafo, amatara, gypsum, wana ko birasa neza. Salon nini pe ihagije, intebe zose waba ufite. Aha uru ruhande dufite iki, reba salamanje yacu, urebona uko imeze, wana ko ni salamanje nziza, nayo ifite parafo nziza. Ahangaha dufite agasink ko gukarabiramo, wana ko
ni agasinki kari moderne gasa neza, akamiruwari ushobora kwireberamo urimo ukaraba maze ufata amafunguro. So ubona ko birasa neza. Reka dutemberane turebe rero mu gikoni no mu byumba ese ho birasa gute. Tugende na rero mu masaro na saramanje tugiye kujya mu gikoni. Ubona ko dufite igikoni cyacu gisa nk'igikoni kiri private, ntabwo kwa kuri twahizo tuba zifite ibi bya bikoni biba biri open, ariko iki ngiki bagiye private barakinga hano kugira ngo umuntu hano muri salo cyangwa saramanje ntabone mu gikoni. Ubwo ushobora gukingura ukatuza kareba mu gikoni cyawe ukareba se bimeze bite. Niki dufite, reba igikoni cyacu ko kimeze. Ubona ko dufite igikoni cyiza, igikoni kinini cyisanzuye, utubati twishi dufite ibara umukara kandi bisa neza. Reba hano dufite ahantu ho kujya aho gushyira oven yacu. Urabona ko ni umwanya wa oven. Reba utubati twishi kandi duhagije. Reba nawe rino buye hano ukuntu ibintu bisa, utubati hano twishi cyane duhagije. Aha dufite agasinke, ahantu ho kogereza, ni ibintu bisa neza. Urabona ko ni igikoni gisa neza. Ubona ko igikoni cyiza gihagije, utubati twishi hasi no hejuru. Hano udufite, ubona ko uyu ni umwanya uzajyamo firigo yacu aho bazayitereka. Ubona ko birasa neza. Tumaze kureba iki gikoni, reka tujye no hanze mbere ko turebe ibyumba, turebe hanze anegisi bimeze bite. Karibu hanze. Dufite iki? Reba ukiva mu gikoni, reba hanze ukuntu hameze. Ubona ko dufite hanze hanini hasa neza hisanzuye. Ubona ko ni inzu ya famiye kabisa. Ubona ko hano dufite igikoni cyo hanze aho kogereza ibintu byawe bisa neza. Aha dufite undi mwanya uhagije ahantu ho kwanika imyenda. Ubona ko ni ibintu bisa neza. Wabona ko mu gikari ni hanini, ugasubira ku irembo harisanzuye. Ubona ko ni inzu nini, ni inzu ya famiye. Ibaze $140,000, urumva ko ni amafaranga menshi rero ugomba gutanga hari icyo ari bugure. Ariko harimo ibiganiro, ntabwo ariyo ya nyuma. Reka dukomeze turebe hano negisi dufite niki. Aha dufite agasitoke gatoya. Aka ni agasitoke gatoya cyane, akantu gatoya washyiramo ibintu bisanzwe. Aha dufite inzu y'umukozi. Aha tukagira dushe na toilette by'umukozi. Hano dufite dushe na toilette. So hariya hejuru dufite bariko. None se mbereka kuri bariko ko hameze. Reka tugende n'iyi bariko. Hano tusubira no ku irembo. Ubona ko ni ibintu bisa neza cyane. Wawe uje hano kuri bariko rero ubona iki? Ubona viyo nziza cyane. Uri hano uzi ko uba ureba i Nyarugenge. Wow, reba iyi bariko ukuntu isa. Ubona ko ni bariko nziza cyane. Ubona ko hano ikibura n'iki, harabura intebe zonyine, ubundi ukahita bisa neza. Ubona ko umutaka bawushyizemo, kandi urabona ko ni umutaka birakomeye, ntabwo umuyaga wawe twara kuko bashyizemo ibi byuma bino nibyo biza bigafata wa mutaka wacu kugira ngo umuyaga ube utagira gute utabasha kutwara. Uri hano rero uba ureba view Kabeza, Kicukiro, Remera, Nyarugenge. Umva ko nakwirebera n'ahantu heza cyane. Ubona ko reba ni Kanombe ku kibuga hano rwose uba uri kuhareba. Ubona ko neighborhood wari kubona, reba hepfo yanjye ama etage ahari, ni ahantu karitsiye nziza cyane imaze gutera imbere. So reka twinjire mu nzu turebe uko bimeze. Tumaze kureba rero hanze hehe hose ibikoni, salo na saramanje, tugiye gutangira tugende mu byumba. Rero reka tubane turebe no mu byumba by'inzu yacu se bimeze. Karibu. Icyumba cya mbere hano ni cya cyumba kijya kibi cy'abashyitsi, rimwe na rimwe ugasanga nicyo bagize cy'abashyitsi. Ni karibu mu cyumba. Ubona ko nk'abantu iyi nzu ibyumba byayo ni binini, kandi baje kubabwira buri cyumba gifite garde-robe. Reba iyi ni garde-robe yacu. Ubona ko ni garde-robe nziza cyane, birasa neza. Reka turebe noneho dushe na toilette y'iki cyumba cyacu. Reka dukomeze turebe dushe y'iki cyumba yo imeze gute. Wow, iyi ni inzu nziza, ndababwiza ukuri. Reba iyi ni dushe y'icyumba cy'abashyitsi. Hari inzu uzajyamo, reka mbabwira akantu, nko muri ibi byumba bisanzwe cyane cyane nk'icyumba cy'abashyitsi, usange iyo ukinguye urugi ntabwo rurenga hano, toilette rufunga. Ariko ubona ko hano urakingura urugi rwose rugashiramo. Ureba ahantu ubona ko ni dushe nziza ifite ibikoresho byiza, toilette nziza cyane, agasinke hano, akamiruwari, birasa neza. Reka dukomeze tujye mu bindi byumba bisigaye. Uwo dusigaje ibyumba 4 mu byumba 5 turi burebe. Reka dukomeze. Wow, uru ruhande rero dufite iki? Uru ruhande tugiye kureba harimo ibyumba 3, 2 isange dushe na toilette ndetse na master. Iki cyumba cya nyuma turakireba dusohoka. Karibu. Iyi koridoro
iraza ikaduha iki? Hano dufite ibyumba bibiri bisangira dushe na toilette, ariko sibyo tujye kureba. Bahi karibu muri master room. Wow, karibu muri master. Tukinjira, iyi ni master twayitangiye. Hano rero ukinjira usanganirwa ni etageri yo gushyiramo inkweto, ubona ko ni etageri nziza. Wavamo na etageri mbere kujya mu cyumba ukahita tubona dushe nziza cyane ifite ibikoresho byiza cyane. Urabona ko iyi dushe ndayigutuye irasa neza, ho n'ikirahure baragishyizemo, ifite amashawa meza cyane. Urabona ko ni ibintu bisa neza, ibikoresho bya original. Dushe nini yihagije, toilette ngiyi hano ku ruhande, ngiyi aho gushyira esume yawe. Wow, reba aka gasinki my friend, hano wabikamo utuntu twawe, akamiruwari aho gushyira utuntu twawe. Ubona ko ni dushe nziza. Karibu muri master room, icyumba cya nyir'urugo. Ni icyumba kigomba gutandukana n'ibindi. Reba nawe, icyumba cyiza kinini. Akarusho, iki cyumba gifite umuryango usohoka hanze kuri kwa gisinga bariko cyangwa se kajya no kuri rooftop. Ariko reka tubanze tukirebe iki cyumba. Ese iki cyumba ku bantu muri kukibona wana gifite nka metero zingahe? Ariko ni icyumba cyiza, icyumba kinini nka metero 4 kuri 5, ibintu nk'ibyo. Cyangwa se ngaho gato. Reba icyumba cyacu kiraza hano kikaduha icyo bita iyi garderobe. So muri hangana hano izuba niho riri kurengera, ariko ndakeka muri kwibona ko iyi garderobe yashyizemo na kamiruwari. Ubona ko ni garderobe nziza cyane nini yisanzuye. Iki cyose ni icyumba turimo, ni icyumba cyiza, icyumba kinini. Reka dusohoke turebe hanze se cya cyumba cyacu cyagisesinga kuri iyi bariko ya hanze bimeze bite. Wow, karibu hanze tujye kuri iyi bariko nyababwiraga. Wow, reba iyi ni bariko ndiho, ya bariko yo hanze. Hano uzamutse dusubira hejuru kuri ya rufu, tubona ko iyi nzu ni nziza, inzu ya famille, inzu iri moderne. Reka dukomeze twinjire tujye kureba bya byumba bindi bibiri bisigaye hano mu nzu, turebe n'icyo hanze. Wow, iyi master ndayibatuye. Karibu turebe ibindi byumba. Karibu. Yes, reka turebe ibindi byumba bibiri dufite kuri uruhande rwacu bisharinga cyangwa se bisangira dushe na toilette. Duhere mu kihe? Reka duhere iki. Wow, reba rino dirishya. Ni dirishya ryose ringana kuno, ubona ko ni dirishya. Kandi ikindi ubona ko amadirishya bari manini atuma urumuri cyangwa se rubasha kuza mu nzu byoroshye. Yes, aha naho dufite garderobe nkuko ibindi byumba nabyo bimeze, kandi garderobe nziza cyane zisa neza cyane. So tuvuye muri iki cyumba rero cya gatatu, reka turebe ikindi cyumba cya kane. Ariko ni ibyumba bibiri biraza bigasharinga iyi dushe na toilette. Ubona ko ni dushe nziza imeze neza cyane, ubona ko birasa neza cyane. Ubona ko ibi byumba bibiri niyo biza bigahuriramo. So reka rero turebe n'iki cyumba cyahangaha, turebe nacyo. Ubona ko ni icyumba cyiza cyane. Nkuko nagiye mbibereka akantu ku kandi, umva ko ni video ndende, birasaba kuyireba neza witonze. Ubona ko iki cyumba nacyo gifite garderobe, ubona ko ni ibintu bisa neza cyane. So reka tujye kureba icyumba cya gatanu rero, kimwe kiri hanze. Nababwiraga nko nababwiraga ni ibyumba 4, 5 dushe na toilette 4. So reka tujye kureba cya cyumba cya nyuma cya gatanu kiri hanze usa nk'usohoka cyihariye. Nkuko twemo tubabwira rero, mwibuka ko hano dufite icyumba cya gatanu. Iki cyumba rero ubona ko uba wasohotse hanze kirihariye, ntabwo kiri mu nzu imbere, kiri hanze. So reka turebe nacyo uko kimeze. Ni icyumba cyiza kinini nacyo cyisanzuye, ubona ko ni icyumba cyiza, icyumba gisa neza kinini nacyo gihagije, nacyo gifite iyi garderobe. Ubona ko ni icyumba gisa neza cyane. So birasa neza cyane, ubona ko ni ibintu byiza. Reka turebe iyi dushe na toilette yacu, muzo nayo tuyirebe nk'icyumba cyihariye gifite iyi dushe na toilette. So reka ubona ko iyi ni dushe na toilette nziza cyane y'iki cyumba, dushe imeze neza cyane. So ni icyumba cyihariye rero, ushobora kukishyiramo umushyitsi cyangwa se bitewe n'uko mwabipanze. Ni icyumba gisa neza rero, kimeze neza. Wabona ko gisa neza cyane. Yes, reka nanone rero tubashimire rero kuba mwabanye natwe kuri iyi tour. Nkuko maze kubibona
aho tumaze gukora inzu yacu cyangwa se dutemberanye inzu yari iri ku isoko hano Kanombe mu Busanza hafi yo kuri Air Force Neza. Ni nk'iminota 2 uvuye kuri kaburimbo ukagera kuri iyi nzu. Inzu igizwe n'ibyumba 5, dushe na toilette enye, salo na salamanje, igikoni kiri moderne mu nzu ndetse no hanze na annexe, parking aho ushobora gushyiramo imodoka enye, jaride bagiye badekora nziza cyane imeze neza, rooftop hejuru, ni ahantu heza cyane mu buso burenga 400, neighborhood iri guturwa cyane. So kuri miliyoni zawe 140 harimo ibiganiro, duhamagara uyu munsi tugusurishe ino nzu. Gusura ni ubuntu, wowe uraza tugusurisha inzu, nushima tuguhuze na nyine inzu tunegose tugufashe kugura iyi nzu. Ni karibu cyane rero, duhamagare kuri nimero ziri kuri screen yawe ku yandi makuru se cyangwa se tubashe kukugeza hano. Mwakoze cyane.